Sha wakihanganye ukadukandira subscribe kuri Dama Comedy uraba ukoze cyane sibyo ihangane mba ngomba kugendana yes bakunzi ba Dama Comedy turagarutse neza cyane twari tuburanye ariko turahari ngo tubahabere uyu munsi rero sha ndi kumwe n'abatipe rero beza cyane murabona kuri kamera za Dama Comedy mu by'ukuri si ubwa mbere mubabonye muhawe ikaze kuri Dama Comedy. Murakoze cyane Ubu se muririrwa mwibwira abantu banyu ariko rero hari abantu baba bamaze kutumenyera reka mbahagarare mbavuge uyu nguyu wo hirya rwose muri kubona yambaye ikijampa cyiza cyane bamwita Eric muri Dama Comedy niryo zina akoresha sibyo ra uyu nguyu wundi mubona agaragara nk'ibogari nyine murabona ko ari umusore rwose watamiye akina yitwa Buricangwe ariko amazina ye y'ukuri nyine ni Bosco. Uyu nguyu nawe twari tubabwiye Eric siryo rimwanditseho ahubwo nuko nyine arikoresha muri filimi mbega rikoresha kugira ngo ashake umugati nyine izina rye bwite yitwa Innocent. Tubahaye ikaze. Murakoze cyane ko muri kurangara ahangaha turi rero turi kuri Galaxy Hotel murayibona neza cyane ko twagiye kuri Galaxy Hotel uyu munsi natwe rero uno munsi twavuze ngo reka dusohokera ahantu heza murabibona rero ariko ko mbona wagira ngo uvuye ku ishuri uvuye gusoma ahantu mba ndi hose mba ngomba kugendana agakayi iri ni isomo numva neza buriya uraribona ndabona kabisa ubu uri ku mashi iri ni isomo numva mba ngo aho ndi hose hoteli kuri Dama Comedy se bimeze gute biragenda biragenda nta kibazo biri kugenda ibiceri biraboneka bimeze bite biragenda abanyarwanda ni ukudufasha nabo bakareba uburyo bajya bakora subscribe kuri Dama Comedy tukazamurana muri make ni nko kuzamurana none se kubona tugomba gufashanya ariko mukina ahantu heza buri wese nawe utakifuza kuza gukinira kuri Dama Comedy kuko Dama Comedy rwose ndabakurikirana cyane nkabona ibintu byanyu mushyiraho ibintu muba mwakinye mu by'ukuri nyine murimo murazamuka mbega nababwira muri make ngo courage mukomereza aho ngaho bizaza. Murakoze cyane ariko ko mbona wishimye cyane ibyishimo bari byose nuko tugusanze ahantu hari haryoshye cyane muri mudu wabona se abikaze nyuma yo kuva irahigi wanyu mukaza hanga muriyumva gute ndikumva giye ku bwanjye nishimye sinzi uko buri cyangwa ameze ariko giye kumva nishimye aho umuntu aba yaje gutangira aka weekend ameze neza niyo mpamvu ntabwo nasigana n'ikayi umuntu aba yaje gutangira aka weekend mbega hajya uno munsi turi kuwa gatanu yega murandenganya ntabwo nyimenya n'amasaha rwose nabambe n'iminsi ibintu byarakomeye none se kutashye kare wowe ko mbona utahanye n'amakayi kare ubu nizi igitondo ibyo bintu byo kwiga igitondo biracyabahora uracyari muri primaire cyangwa aracitse ni kwa kuntu usanga isomo rigezemo hagati akumva yarambiwe aho ati kambe ntashye kabisa ndabona rwose muberewe big t-shirt nziza cyane kabisa umuntu aba agomba kunyuza menya yacana ariko byaraje gucamo menya harimo ibiceri kabisa ntabwo biracamo ku buryo turatangira kubona ibiceri bigaragara ariko nyine biri kugenda biza ariko bizaza buriya ibintu ni gahoro uri kutureba aka kanya icyo usabwa nyine kanda subscribe kuri Dama Comedy dukurikirana ibintu byacu byose akantu ku kandi gatanu ku kandi kuri Dama Comedy kabisa ndabona mumeze neza cyane ariko hari abandi mukinana hari abandi njya mbona b'abakobwa mukinana undi mutipe barahari ariho ahubwo nyine mujya mugira se nk'akagurupa ahantu muhurira byibura mukiga kuri iyo cano yanyu nyine mukayanarizaho byibura
ko mbona nyine impamvu mbibabajije mba mbona mwatandukanye nta hantu mukiri buri wese ari ukwe nkungunge mbanyuzeho gutya muri ahangaha ndavuga ngo reka nze mbavugishe nyine numva uko bimeze. Arahari aho hantu tujya duhurira twese abahahari ntago mwakora hajya uyu witwa Eric we yatubwiye ko mu busanzwe akora iki mu busanzwe se njyewe nyuma ya comedy ukora ibiki nagiye mba ndi kureba utuntu nyine tw'amaboko mba ndi kwikorera turimo tw'amaboko n'uduri ukora mu gikoni se ntabwo nkora mu gikoni ariko hari ikintu kijya kiba urumva ugasanga nk'ibogari nk'ingiyi ikora mu byo twita ngo mu kazi ko mu rugo urumva ukabona nyine nko ku myaka bafite ari nko kwitinya mbese haza nk'abashyitsi baje nko gusura nk'ahaba urumva ugasanga nyine bimuteye isoni ubundi twagomye guterwa isoni n'akazi dukora cyangwa akazi kari ko kose waba ukora kakwinjiriza ibiceri gakora ugakunze rwose kuko nyine ugasebye umuntu ngo nuko ari umugabo ngo akora akazi ko mu rugo abafite abenshi imiryango ahahera kubera amafaranga hari ikintu njya mbona nyine ukumva ko akazi ko mu rugo urumva nyine mbese ari akazi gasuzuguritse kubona umuntu w'umusore yoza ibyombo ari gutorosha hasi ku makaro bari kumuhamagara akadogo ubu ngubu ku myaka yawe hari umuntu waguhamagara akadogo ngo ubyemere oya nabyemera abo bafata ibyo bintu gutyo ni nka kwa kundi wabona umusore yafashe isuka yagiye guhinga cyangwa se ugasanga nka bosi aguhamagaye kadogo uri kumwe n'abantu kumva birakujenye nyine ukumva urabangamiwe ahubwo hari ikintu kijya nigeze kumva gikunda kuba mu bakozi ikintu gituma umukozi atakwitaba umuhamagaye iyo umaze igihe kinini utamuhemba ubwo si bwo bosi yamara igihe kinini bibaho yaguhamagara ntiwitabe rwose hagati n'ubundi nta kindi kintu agiye kumbwira ntabwo agiye kumpemba cyangwa se ukabona wenda erega buriya n'ababosi hari igihe bagira ibibazo urumva uretse nyine nk'umukozi waba yumva ko bosi yahorana amafaranga sibyo ariko buriya nyine hari igihe baba bafite nk'utubazo ugasanga atinze kuguhemba ugasanga hari nk'umuntu kuko ngo birengeje icyumweru batamuhembye ngo ntago yakora agiye kwirirwa aryamye paka bamuhaye umushahara ibyo bintu wowe urumva ari nkabyo ku cyumweru ntago byaba ari byo ariko njyewe umaze nk'amezi 2 utamemba 3 nakwigarika rwose ntago nakongera kugukorera akazi ibyo ntabwo twumvikana ntabwo twakumvikana kuko mba nashoye imbaraga zanjye nawe ngomba kujya nkora amafaranga ari kuri dirishya umbwira ati dore ngahari imbaraga ziba ari izanjye nawe ndi kugukorera neza wishimye ni iki niyihe nama wagira nk'umuntu nk'umutipe cyangwa se umukobwa ubona w'inkumi nyine uba ukora mu kazi ko mu rugo nyine ukumva akazi akora kamuteye ipfumwe ni niyihe nama mwamugira inama namugira njyewe niyi nimba abona ibiceri biri kuza nagumbe ku kazi areke kuvuga ngo bimuteye isoni ngo bari kwanga abasore kumutereta uzanga kumutereta azagende yikorera ibiceri akandi kantu nakunganira bajye bakurikira Radio Rwanda kazi ni kazi akazi ni akazi gasusuguritse akazi kose ni akazi bajye bakurikira Radio Rwanda ubwo ninga jewe ngewe ngomba kujya ku ishuri akaradiyo kaba kari kumwe akaradiyo ariko mbona wowe urangara mu bintu byinshi ngaho comedy ngo radio ngibiki kazi ni kazi jya mu masaa 11 gutyo ariko abakiryamya yitegura kubyuka ugomba kuyikurikirana ukumva ko nta kazi gasusuguritse ni gute nk'umukozi ukora mu kazi ko mu rugo cyangwa se dufate mu kazi ko mu rugo niko nibanze koko ibyo bintu nyine niho byeze ugasanga nyine aritinya nyine yumva kamuteye ipfu hari n'abavuga ati nta mafaranga abamo ni ukugira ngo wenda nirire niryamire wenda ubuzima bukomeza ese mwebwe kuko mubona nta mafaranga aba mu kazi ko mu rugo amafaranga abamo menshi none se wenda reka tuvuge umuntu ukorera ajya kuba makeya bari muri 30 wariye waryamye woza isabune n'amavuta bayaguhaye uri kumva 30 aza wenda wakoramo nka veni zo guhaha imyenda ni nk'iyihe nama wagira nk'uwo muntu witinya gutyo nyine akumva ko imyaka afite ubundi akazi ko mu rugo ari nk'ak'abana b'imyaka 10 n'ingahe ugasanga nyine nk'umusore w'imyaka wenda 26 cyangwa umukobwa wa 25 aritinya nyine ni nk'iyihe nama mwamugira
reka tubaze Eric. Inama namugira niyo ngiyo n'ubundi najye mu kazi ibintu byo gutinya nabivemo kuko naburara kabiri gatatu nibwo azamenya ko akazi kabuze. Ariko kuvuga nk'umuntu waburaye naraburaye kenshi rimwe se ahubwo ntugaboneka bitangiye gufatwa gutya naraburaye kenshi cyane ahubwo. Ibyo ni iby'amateka yawe tuzabigaruka buri cyangwa wese nta kintu namwunganiraho buriya nibyo ndi kugarukaho buriya ni akazi gasuzuguritse kuba wavuga ati uri umumama uri umukobwa mukuru kuko ni akazi gakorwa abana bakora akazi ni abantu bakuru abantu bose mbega bakagombye gufata akazi nk'akazi ko kaba kabatunze hejuru ya 18 akazi kose wagakora. Dama Comedy se bimeze bite hari abantu mujya mushishikariza kuza gukina muri Dama Comedy? Buriya nicyo ngiye kuvugaho buriya nk'abantu badukurikirana hari abantu baba batekereza ati ariko kumva ngimba ntumva ntajya kubakina abazarebe hasi hariho nimero ubishaka yaduhamagara. Ni ukuvuga ngo ubishaka wese ntahejwe rwose ashobora kubahamagara mukamwinjiza muri groupe yanyu. Hasi haba hari nimero ni karibu rwose mujya mugira amakipe mufana hano mu Rwanda? Arahari. Reka duhere kuri buri cyangwa ufana iyi kipe. Fana Rayon si kubona ubu ngubu muri bino bihe imeze nabi mubona koko bizagenda gute muzagumanura mu perezida? Rayon buriya urabona impamvu twasubiye hasi twagiye tugiramo ibibazo hagati tuburamo abakinnyi. Ako buri cyangwa ryari ikintu njya numva gukina filimi gufana kujya mu bindi bintu byose ubwo ngubwo kuko yari ibintu njya nibaza nyine nkumva nibishoboka kubivaga. Arabona imikino hano mu Rwanda ikunda kuba saa 12. Ese saa 12 naguma muri mu ishuri? Saa 12 dutaha saa 11. Wowe wigutaha? Nigana. Reka Eric wese ufana ihe kipe? Rwose ibintu by'amakipe byaranjabutse rwose. Mbega niyuzi buriya njya byumva ngo APR Amavubi ngo Rayon Sport ariko njyewe impano yanjye ntago ari yo gufana umupira. Cyemba mbona impano yanjye ari yo gukina. Yewe uzagerageze byibuze ufane n'Amavubi ikipe nkuru y'igihugu. Amavubi se yarayazi? Amavubi yo ndajya nyumva. Ujye yumva yumva mbega muri make ntago ukunda kubikurikira? Ntago njya mbikurikirana. Yewe bundi ikintu ntafitiye impano. Ni iki ubaho Plywood yawe cyangwa se uba nyine uba wumva ukibona ukishima cyangwa se nuwuhe mukino ubona nyine ukumva urawishimiye? Jewe ikintu mbona nkabona ndacyishimiye bariya abantu baba bari gukina comedy. Ni nayo mpamvu yagiye muri Dama Comedy. Ni nayo mpamvu nawe wabikunze. Bya comedy ndabyumva kuva na kera n'umwana. Nyina ariyo character yanjye. Ni iyihe nama mwagira nk'umwana muto ufite impano cyangwa se inzozi zo kuzumva ko nawe yazagera aho agera nyine yazumva nyine ashaka nawe gukina comedy? Njye inama namugira ntavuge ngo nuko nta mafaranga mfite ngo ngaragaze impano yanjye. Impano yawe igihe icyo ari cyo cyose waba ufite amafaranga utayafite wayigaragaza kandi ikagaragara. We icyo namusaba umuntu afite icyo gitekerezo yumva bishatse kandi anabikunze atugereho wahamagare namba iri hasi kuri Dama Comedy atuvugishe tumubwire uburyo n'inzira mwamufasha kugira ngo wenda nawe mumugire n'inama. Rero basore beza niba nta kindi hari ikindi mwongeraho se dusoze? Ikintu nge narenza icyo nabasaba ni ugukora subscribe kuri Dama Comedy bagatera share na comment tukazamurana bakakurikira video zanyu zose ziba ziri kuri Dama Comedy. Mbega ni nko uravuze uti bakande subscribe kuri Dama Comedy bajye babasha gukurikirana ndumva ari byiza. Eric se we nagakire igishurenzaho wenda ngo dusoze? Nanjye nako ngako kubashishikariza gukanda subscribe kuri Dama Comedy bakandika na share comment byose. Rero hano twari turi kuri hoteli imwe ikomeye hano mu mujyi. Ubwo rero tukaba twari tubonye aba batipe nyine tuvuga ngo tubaganirize. Rero turashoje. Niba mushaka ko tuzongera kubagarura rwose musiga ubutumwa muri comment
kandi mu by'ukuri mubakandire mujye kuri YouTube channel yabo yitwa Dama Comedy, mukande subscribe kuri Dama Comedy, ubundi mujye mubasha gukurikirana ibikorwa byabo batambutsaho buri munsi ku munsi. Ndabashimiye neza cyane, murakoze kubana natwe. Ciao naho ubutaha, murakoze cyane. Nawe ndabashimiye. Murakoze cyane. Okay.